Reka tubahe kaze kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mbere tubanje kwirizaho abantu bose, twebwe ubu nyine muri Canada burije nijoro, tubahaye kaze rwose kugira ngo mwegere tuganire ijambo ry'Imana. Aho bukeye turabaramukije, turababwira ngo ni mwaramutse, naho bwije tubahaye mwiriwe. Reka tuganire ijambo ry'Imana kuko twari tumaze iminsi tutaganira, ariko uyu mugoroba wa none twagize ngo tuganire hejuru y'ijambo ry'Imana kuko turi mu bihe byiza bya Noheli byo kuvuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Reka twinjire mu ijambo dusome igitabo cya Matayo 2:6. Reka tubanze dusome kugira ngo tuze kuganira amagambo nk'atatu. Ntabwo dutinda cyane mu ijambo, ariko ni ukugira ngo tubane twese uyu mugoroba wa none kugira ngo dufashanye muri runo rugendo rwo kwibuka cyangwa se muri uyu mugoroba mwiza twahereyeho umugisha kugira ngo tuvukishe umwami wacu Yesu Kristo. Matayo 2:6. Nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi muto mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragirira ubwoko bwanje bw'Abisiraheli. Amen. Reka turekeraho, tugiye kuganira hejuru yo gutwita umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se turareba indangagaciro zo kugira ngo turebe ko twitwa Yesu yovukira mu mitima yacu, Yesu yovukira muri twe, twovukisha Yesu nk'umwami n'umukiza muri kino gihe cya Noheli. Iri jambo ni ijambo ry'ubuhanuzi ryahanuwe n'abahanuzi bagiye batandukana, bahanuye mu byiciro bigiye bitandukana, byahanuwe mu myaka itandukanye. Turebye mu kubara 24:17 harimo iryo jambo ryahanuwe igihe kubara 24:17 Yesu bigeze kumuhanura icyo gihe cya Baramu na Baraki. Baraki yaravuze ngo namuvumire ubwoko bw'Isiraheli, aravuga ngo reka bavume, arabitegereza. Abarebye, iyo ni inkuru ndende ndashaka kwinjiramo. Abarebye aravuga ngo ndabarebye, ngo ndamubonye ntandi hafi, ngo ndamurangirire ngo ntandi bugufi. Uwo ni Yesu Kristo yaravuze. Mu Itangiriro 49:10 harimo inkuru ya Yakobo araga abana biwe, ageze kuri Yuda aramubwira ngo inkoni ya Yuda ntizava mu biganza bye ngo nyirayo ataraza. Nyirayo ataraza ni ukuvuga ngo ni Yesu Kristo, niwe ntare mu muryango wa Yuda, niwe nyiri inkoni yose bari baravuze yo mwa Yuda cyangwa se yo kwa ba Dawudi. Betelehemu wigeze kuba umujyi ukomeye. Betelehemu ni iwanyu, wowe uha undeba ubu nyine tugiye kugera iwanyu. Betelehemu turahagereranya n'iwanyu. Betelehemu higeze kubaho hari abagabo bakomeye cyane muri Betelehemu. Betelehemu ni iwabo wa Dawudi, ni umugwa wa Dawudi. Dawudi niho yavukiye, ni muri Betelehemu. Betelehemu wari umujyi wigeze gukomera cyane, niwe Dawudi yakiriyemo ubushobozi, n'igihe bamumenya amavuta ari muri Betelehemu. Abo umwami yaravuye muri Betelehemu, niho kavukire ya Dawudi. Betelehemu niho Rusi yahuriye, umunyamahanga yahuriye na Bowazi, yinjira mu gisekuruza cya Yesu. Betelehemu hari umujyi ukomeye, alepoke wari umugwa ukomeye cyane. Bukeye Betelehemu igira inzara, irasonza, abantu barayivamo, baratatana, baragenda. Nicyo gihe Banayumi bagiye, ajana n'umugabo n'abana biwe, bageze iyo bagiye mu Mowabu, barasonza, barahunga, bahungira mu gihugu cy'i Mowabu. Bukeye barapfa. Icyo gihe nicyo gihe Rusi yagarukanye na nyirabukwe, intwarikazi Rusi, agaruka i Betelehemu. Bagarutse i Betelehemu, Bibiliya ivuga ngo ni umujyi wari umaze gusinzira. Igihe cya Yesu wari umaze gusinzira, wari umugwa warakomeye cyane, ugeraho urasinzira, uribagirana mu mateka, kandi waravuyemo abagabo n'abagore b'intwari kabarusi. Umaze gusinzira, Yesu ari hafi kuvuka. Bibwira inama, baravuga ngo umuryi wacu
warasinziriye. Reka twongere duhamagaze ibarura, tubara abantu, turebe bene wacu bagiye mu mahanga, wenda ibyo ari byo byose bagendeye ku bintu bibiri. Bagendeye kuvuga ibyo ari byo byose, iyo bagiye bagize ubutunzi barakomera, reka bazagaruke bafashe iwacu. Ijambo rigira kabiri bagendeyeho, baravuze ngo tumaze gushira, reka tukore umubare turebe abantu dufite abari bo bakavukire ba Betelehemu, kuko bari baratatanye kubera ko igihugu cyari cyatewe n'inzara kirashira. Kandi Bibiliya ivuga ngo Betelehemu ngo ni igihugu c'imitsima, ni igihugu ciza, ni igihugu c'ibyishimo, ni igihugu cyo kunyugo, cyari igihugu cyo kunyugo. Ariko abantu inzara iteye, abantu baragenda. Guverineri Kayisari aravuga ngo reka dukore ibarura twibande kuri ibyo bintu bibiri, kuko ico gihe aravuga ngo umuntu wese azakora ibarura ashingiye mu gihugu ciwe, mu muhanda wiwe, muri village natale yabo ari haza gukorera ibarura. Nico gihe rero Yosefu nawe, kuko Yosefu n'uwi Betelehemu, araza aja kwibaruza aho yari yaravuye. Nugo ava Nazareti, yavuye Nazareti afite umufiance wiwe. Ico gihe Mary yari afite inda atwite Yesu Kristo. Byabaye kugira ngo aze kuvukira Betelehemu, kugira ngo ijambo rya mbere isezerano ry'Imana Imana yavuze gisohore. Yari yarakivugiye mu bahanuzi batandukanye. Muri Mika yigeze kuzandika avuga ngo yewe Betelehemu turi mutoya, aravuga ngo nubwo Betelehemu yashize, nubwo Betelehemu isa n'iyibagiranye, nzongera kubera ko abagabo n'abagore bakoreye muri Betelehemu, nzongera kandi nibyuse nishireho, nzayimenyekanisha, izabyara umwami Yesu, umwami w'abayuda, azavukira i Betelehemu. Nuko Betelehemu yongeye gusubira kugaragara, kumenyekana, gukomera. Yesu aza kuvukira i Betelehemu. Yesaya 9:6 yigeze kubivuga, aravuga ngo nawe ngo muha umwana w'umuhungu. Iwe yabonye nkaho ari preza, kandi ico gihe hashize imyaka 700. Nuko Betelehemu yariteye, nabo bari bagize Betelehemu. Impamvu baje kwibaruza byari ibyo bintu bibiri. Impamvu, nimba waragiye hanze ukahora mu mahanga, utibuka iwanyu ukavuki, uzashira. Kuko ugomba kubanza kwibuka iwanyu, ugatekereza iyo wavuye, ugakorera iwanyu ni heza. Mariya, reka turebe ibintu byarangaga Mariya kugira ngo abyare umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iratubwira ngo Mariya yari umukobwa w'imico, yagiraga imico myinshi, yari umukobwa mwiza w'imico. Kurya imico niyo myiza mu buzima bwa muntu. Umuntu utagira imico hari ikintu ababuze muri we, ariko umuntu ufite imico ni mwiza ku muntu wari we wese. Ijambo rigira kabiri Mariya yagiraga, yubahaga Imana. Iyo ufashe imico ukayivanga no kubaha Imana, uwo muntu ni mwiza. Mariya yafata igihe ciwe cyo kubaha Imana, akubaha Imana. Ijambo rigira gatatu Mariya yagiraga umwuka wera, yarazi agaciro ku mwuka wera. Umukristo utazi umwuka wera, utarakiriye umwuka wera, ntiyimenya, ntazayimenya, ntazamenya ikimugenga, ntagira umufasha. Umwuka wera ni umufasha. Yagiraga umwuka wera, muribuka aramukanya na Elizabeth aramubwira ngo ndahiriwe kuko mbonye umukiza wanje, kuko mbonye umuremyi wanje ngihari nubwo nshaje. Aravuga ngo nawe Mariya urahiriwe kubera ko ninda yawe irahiriwe kubera ko wewe utwite umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo ibyo bizoshoboka gute? Aravuga ngo umwuka wera uzamubashisha. Kubera ko yarazi agaciro k'umwuka wera, Mariya yarakomeye kubera ko tibyigeze bimukanga, tibigeze bimutera ikibazo runaka, kubera ko yarazi agaciro k'umwuka wera. Abungeri, reka tuvuge hejuru y'abungeri amagambo abiri, hanyuma tukwifurize kugira ngo Noheli y'uyu mwaka izabe Noheli idasanzwe mu rugo rwawe, izabe Noheli idasanzwe, uzayakire. Noheli zaratambutse nishi bikurikiranye n'imyaka yawe umazeho uri cyangwa se ufite, ariko uyu mugoroba wa none ndagira ngo ngukomeze kubwire ngo uyu mugoroba, iri joro dutegereje ko Yesu aza kuvuka, ribe ijoro ridasanzwe mu rugo rwawe, ribe ijoro ridasanzwe
mu mutima wawe, ribe ijoro ridasanzwe mu mitekerereze yawe. Duhindura imitekerereze nk'abungeri. Iri joro ni ijoro dutegereje koko Yesu aza kuvuka. Abungeri ibintu bibiri bakoze bagiraga. Abungeri baraye hanze, barariye imikumbi yabo. Iri joro ndagusaba ngo ntusinzire Yesu Kristo ataravuka, kuko Yesu Kristo navuka uri maso, murakomezanya, uramugira, uramutunga, uramwakira, uramuha kaze mu rugo rwawe, uramuha kaze mu mitekerereze yawe, uramuha kaze mu bugingo bwawe, uramuha kaze mu gihugu cyawe, kuko nuba maso nk'abungeri uzavuga inkuru za Yesu Kristo, uzaba umuhamya w'ibyo wabonye, uzaba umuhamya w'ibyo wumvise. Ijambo rigira kabiri bakoze, baragiye umukumbi wabo, baragiye umukumbi. Iri joro rya none twiyegereze Yesu muri twe, tubane na Yesu Kristo iri joro rya none kugira ngo aze kuvukira muri twe. Ijambo rigira gatatu bakoze ry'ingenzi cyane, basize imikumbi yabo barirukanka baja gusanganira umwami Yesu. Reka dusige ibibazo by'uyu mwaka, reka dusige ingorane z'uyu mwaka, reka dusige kwiganyira k'uyu mwaka, reka dusige ibindi bibazo byose wahuye nabyo, abacirconstances yose wahuye nazo y'uyu mwaka, kugira ngo Yesu uyu mwaka uzaza wa 2025 dutegereje vuba aha, Yesu ariwe dusanga. Reka dusige ibindi bintu byacu byose, tubanze dushake, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo dushake ubwami bw'ijuru, naho ibindi byose tuzabyongere. Reka dusige ibyo dufite, dusige imikumbi yacu, dusige ibidufitiye akamaro by'igihe gito, bijya Paulo yavuze ngo ibyarindamu yanje ngo nabihinduye kuba uruhombo. Reka ibyo by'indamu yawe, reka ibi by'inyongera by'isi bizashira, tubanze tubisige, twirukange gusanganira umwami Yesu muri rino joro rya none. Ndabizi ko bamwe ubu nyine kubera isi itandukanye, turi muri meredie de greniche zitandukanye, bwakeye, ariko reka tuze gusanganira uyu mugoroba wa none umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo tubane nawe, tumuhe kaze mu mitima yacu, tumuhe kaze asanga turi maso, twasize mbere yo gusanganira Yesu. Ntumusange ugifite ibyo bindi ushizeho, ubanza usiga ibyawe, ubanza usiga ibyaha byawe, ubanza usiga ibibazo byawe. Icy'ingenzi priorite tubanza dushake Yesu, ibindi byose tuzabyongerera. Ijambo rigira kane, nshuti bavandimwe, Yesu ahora avuka. Uyu mugoroba wa none ndabifuriza kugira ngo Yesu avuke muri mwebwe. Yesu ahora avuka mu mitima y'abizera, y'abashaka Imana. Abantu bashaka Imana, Yesu ahora avuka, avuka ku manywa, avuka nimugoroba. Isifike ubitekereza, ugatahura agaciro kiwe mu bugingo bwawe, ugatahura agaciro kiwe mu muryango wawe, ugatahura agaciro ka Yesu, ahita kuvukira ako kanya. Kandi iyo Yesu yavukiye muri wewe, agira ibintu bibiri: aguha amahoro yo mu mutima, akaguha amahoro yo mu rugo. Ahantu Yesu yageze, Yesu akivuka, abungera ikintu babonye ca mbere y'ibindi, babonye umuco. Nta kindi cabamurikiye, ni umuco. Yesu iyo yavukiye muri wewe azazana umuco, kandi hari umuco, umwijima n'ibibazo. Ibintu byose biza bivaho, bigatambuka, bigashira, bikeyuka, ugasigarana umuco, kubera ko wabaye maso, wakiriye Yesu Kristo, wakanuye, wasize ibyawe, wabaye maso kugira ngo utegereze umwami Yesu avukire muri wewe. Reka uyu mugoroba wa none tube maso, uyu mugoroba wa none kugira ngo tumurikirwe n'urumuri rw'umuco, rw'agakiza, rw'urukundo rukomeye Yesu yatuzaniye ku isi. Shalom shalom, turabakunda mwese, mukomeze kugira ibihe byiza. Mu gihugu warakonje cyane, ariko mu mitima yacu twuzuye ibyishimo n'umunezero. Tuzasubira ku munsi w'ejo. Mugira amahoro mwese, turabakunda, murakoze.